iyaba nari mfite ibyo nkurusha ngo mbiguhe kubera urukundo nkunda Yesu. Yesu ashimwe inshuti y'umusaraba mwene data. Turacyari kuvuga ku kamaro k'icyo Yesu yakoze. Amaze kuzuka hari ikintu Yesu yakoze gikomeye natwe kandi kidufitiye akamaro uyu munsi. Ikindi kintu yakoze gikomeye ni uburyo yagiye gufasha Petero kuva mu cyaha yakoze no kuva mu kimwaro cyo kumwihakana. Ibyo wabisoma mu bice 21 byo muri Yohana umurongo waho wa 15 ukageza kuri 19, niho uza gusanga uburyo ki Petero Yesu amwiyeretse yagendaga akurikiranye uko aza kumwiyereka. Ntabwo yatangiye amwibutsa ibyaha yamukoreye, ahubwo yatangiye amuha umutsima. Yari yaraye mu nyanja yabuze ifi. Yesu aravuga ati uyu mugabo wabuze ifi kandi urumva kubura ifi no gusubira iyo yari yaramukuye, kwibuke yuko inshundura zabo ntiwongeye kujya kuroba ifi kuva Yesu yabahamagara. Yarabwiye ati muzongere kuroba ifi muzaroba abantu. Petero abonye rero ko Yesu apfuye yumvaga yicujije cyatumye bamenyana. Hari abantu bajya bicuza impamvu bakijijwe, akavuga ati kukizwa bizaniye ingorane kuruta kudakizwa. Petero yari afite ikibazo ko yari intumwa ivuga cyane, ibaza ibibazo mu ishuri. Abantu bari bazi mbese ko Petero no uzasimbura Yesu. Bahoraga rimwe banarwana abigishwa ba Yesu bakavuga bati inde uzagusimbura. Ariko Petero akagaragaza ko ari intwari, ati ngewe abandi bose nibakuvaho ngenza kugumaho, agaragaza ko adasanzwe. Ariko Yesu aramubwira ati Petero ntiwabishobora, inkoko itarabika kabiri uzaba unyihakanye gatatu. Kandi ko byagenze. Cyakora Petero yagerageje, yakurikiye Yesu ariko ageze ahantu abonye inkoni bamukubise, aravuga atoya ati ntabwo muzi. Ntabwo nzi neza icyo Petero yatekerezaga mu gukurikira Yesu mu nkiko. Wenda yibwira ko Yesu ntacyo yaba. Ariko igitangaje ni uburyo ki Yesu yamuhindukiriye. Cyakora Petero ni intwari, ntitwamugaya nk'umunyamubiri wambaye umubiri wese nk'umunyantege nke. Urabona ko yagerageje kubwira mu rukiko niba arakareba n'ibimubayeho, ariko ngo ababazwa n'uburyo ki ibyo yiyemeje bimunaniye. No mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye, ndakwicisha mbese urumva nkwiriye. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi. Ngo mwitegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye humura. Nawe nzi ko ari ibyakunaniye pe. Hari ibintu wahize, hari ibyo warahiye, hari ibyo wiyemeje, hari ibyo waririmbye, hari ibyo watuye, hari ibyo wabwiye abantu byakunaniye. Petero yari ameze gutyo nkawe, nawe byaramunaniye. Ariko Yesu nawe azi ko byakunaniye, ariko azi ko umukunda. Hari igihe rero umuntu, Petero yakundaga Yesu ariko umubiri yambaye ugatuma atabishobora. Nawe nzi gukunda Yesu, uramukunda cyane ariko umubiri wambaye utuma utabishobora. Uramukunda pe, nzi gukunda Yesu nawe kandi azi ko umukunda. Niyo mpamvu rero yamubwiye Petero urankunda. Petero ndagukunda. Niho kumubwira ati se koko byaje mu wambwiraga wabona warishobora. Ni ishatse kumubwira ngo mu mubiri ntiwankunda ngo bishobore. Ukeneye imbaraga zituma kunkunda bishoboka. Umwuka wari ikintu cyane amarira bera atuma kumukunda byemera. Niho dusanga rero ko Yesu yamubwiye ngo ndagira abana b'intama zanjye. Ako Petero bamubajije ngo gatatu ko amukunda, nibwo yibutse icyo bamwibukije. Niho kumwihanisha ati ibintu waranyihakanye inshuro 3, none subiramo kunkunda gatatu. Ariko aramubwira ati jya muri Pentekote uhabwe imbaraga. Abarokore ba kino gihe ntabwo amagambo tuvuga ahagije ku Mana. Ibyo tuvuga, ibyo turirimba, ibyo twirirwamo nibyo, ariko dukeneye imbaraga zo guhamya ibyo tuvuga niyo byaba ngombwa kudupfa. Urabona Petero rero nyuma yo guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera yarongera arahaguruka kuri Pentekote arahamya. Ariko Yesu icyo yakoze ni iki? Yaramwiyeretse abanza kumuha umutsima, abona kumwatuza. Imana ntabwo izakwima ibiryo pe. Hari abantu babesha. Imana ni nyarukundo, izi kuyikunda nubwo bimeze gutyo. Yabanje kumuha ibiryo, ibona kumwatuza. Kandi iramubwira ati gusa n'ubundi uzabura inyihakane. Ariko nujya mu cyumba cyo hejuru ukajya muri Yerusalemu ugategereza Umwuka Wera,
uzaba umugabo wo kumpamya. Kandi ko byagenze byarangiye amuhamije, avuga imbaraga za Yesu, avuga kuri Pentekote, ubundi akajya afungwa. Kandi amateka avuga yuko Petero agiye no gupfa ngo yavuze ati ngewe ntimumbambe ndeba hejuru mu ncurike, ko umwami wanjye yabambwe ndeba apfira ibyaha by'abantu, Yesu nkwiye kubambwa nka Yesu. Niko amateka avuga, ariko ntaho tubibona muri Bibiliya. Ariko ikigaragara nuko bashaka kuvuga ko Petero yapfuye ahamya imbaraga yari yaravuze. Nawe rero ukunda Yesu kandi wamuhamijeho ibintu byinshi. Hari n'abantu baguteza iminsi ngo barebe ibyo wavuze ko uzabishobora. Umva ibanga rero, ibanga ufite ngiri, mubwiza ukuri kuko azi kumukunda. Imana iguhe umugisha. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa. Ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame ubushake bwe? Ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame ubushake bwe? Wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudataye. Wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Iyaba nari mfite ibyo nkurusha ngo mbiguhe, kubera urukundo nkunda Yesu. Iby'igiciro byose, ifeza n'izahabu, ibyo byose biri mu biganza byawe. Iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki? Ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti, no mu minsi yose nakoze icyaha gikomeye. Ndakwicisha Yesu, urumva nkwiriye. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi. Ngo mwitegereze icwa n'isuri z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye humura. Ngo mwitegereze icwa n'isuri z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye humura.